muri Amerika Giswiza wa mipango akubitwiza kabwana n'abagizi ba nabi yewe bamugiriye nabi bamusigariye intere ibintu byababaje benshi cyane wa mipango bamudihaguye pe karahava abashakaga gutwara n'ubuzima bwe Kambare Wilonja arabona atangiye gukeka all the way mwega Simbis amaye all the way yagiye aherekejwe n'aba bodyguard ashaka uriya muntu iperereza rikorwa ntacyo mvuze ayiwe so yatewe mu rugo rwe atuye muri leta ya Arizona ni muri leta zunze ubumwe za Amerika n'itsinda ry'abagizi ba nabi baramukubita koko bamusigariye intere ibyabaye mu ijoro ryo ku ya 12 na 13 Mata 2026 ko byamije n'igihe cyarabiyamije yaganiye niko ko yatewe n'itsinda ry'abasore batatu bari bitwaje intwaro icyakora Imana ikinga akaboko bagasiga ubuzima batabutwaye nuko cyo kwita wavuze intwaro ngo harimo no ya ntwaro ntoya bwo kabucura ati ryari itsinda ry'abasore batatu nto undi afite ikintu kimeze nk'umuhini bankubise byanyabyo icyakora ntibagera ku mugambi wabo kuko Imana yandinze Kasuku hamya ko abamukubitaga nubwo bari bipfutse atabashije kumenya bari ariko amagambo bamubwiraga yumvikanishaga umugambi wabo wo kumwica bankubitaga bambwira ngo turagukubita ku buryo nuramuka ugeze no mu ijuru ibi uzabyibuka ni muri mu bihe byo kwibuka reka noneho tukwereke ni ibi rwose nabyo uzabyibuke Kasuku yavuze ko abagabo bamwinjiranye mu nzu nyuma yo kwita abakozi bajyana ubutumwa mu ngo z'abantu mu gihe bari bageze iwe cyane ko atuye ku muryango ureba ku muhanda bahageze batambuka umukecuru baturanye wari ufite imbwa uyu musore uzwi ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko umukecuru wari ubonye umuturanyi we atewe n'abantu bipfutse mu maso yegereye umuryango bari bibagiwe gukinga umwe muri abo bagizi ba nabi aza kumwikanga bahita basohoka biruka nyuma yo kubona ibimubayeho Kasuku yavuze ko yamaze kumenyesha polisi ndetse yiteguye kuvugana n'ubuyobozi bw'inzu abamo kugira ngo arebe uko yarindirwa umutekano ngo baramuhondaguye Kasuku ninja ku bamukubise bate kweli kucyo takuye bwa master Chauchin ariko abagizi ba nabi yo baba baje di iyo mikino ntabwo waba ukiyizana ndakurahiye gusa tumwifurije gukira aho arwariye ibintu ntabwo burya Imana ibigwaye amahirwe bwa kabiri usakimo buriya hagati baho buriya no mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi hari abantu bishwe pe barapfa ababishe barizera bati yapfuye baragenda ariko akaba ariho baho buriya nuzo na Giswiza ntago mpamya ko bari bajyanywe no kumukubita gusa ngo bamwumvishe ndatekereza ko bashakaga kumwica kandi barabimubwiye turashaka muri mu gihe cyo kwibuka turashaka nugera mu ijuru niba uzabyibuke nuko hari aho bavuga ngo turagukubita ku buryo nugera no mu ijuru uzabyibuka ubwo rero bagize ngo wenda yapfuye umukecuru yaratabaye y'amaso y'umukecuru yaratabaye Imana ubanza ari we yanyujijemo yavuga ati baho ko ngo baramwikanze baraguruka impendege inyuma mu rugi rwari rudafunze hanyuma umwe mu bagizi ba nabi yahindukiye abona umuntu barikanga bariruka gusa bari bagiye kumara iyo yari bupfe buriya Dr. Bizimana Jean Damascene yabwiye abagenzi ati buriya ku itariki 9 nari kuba naje mu Rwanda ngo yarafite itiki muzana tariki 9 z'ukwa 4 1994 ati nuko jenoside itangira kuri 7 tubwo ni abakurambere bashatse ko ntapfa kugira ngo tujye dusangira aya mateka ubwo Giswiza nawe Imana yamugumishije ku isi kugira ngo ubutumwa runaka afite gutanga komeza gutange sibyo kandi ntabwo nongera kuvuga bya bindi nakubwiye natekereje iperereza rya Amerika byanze bikunze rizagaragaza abo bantu cyane
mwakwipfuka mu maso mwagira barabafata ibikoresho mwakoresheje ntihabuze icyo mwahasize ntihabuze urugi mwakozeho ntihabuze ikintu mwakoze ku buryo barapima baraperereza bakabamenya baraperereza kandi ibi ntabwo bigarukira kandi ngaha Ramesh nudasanga bafitanye isano n'abarwanya bamwe baririmba ko barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda uzambwiye babandi se nta kindi gisquiza yazira zina message atanga numvishe hari umurembe mu bitaro n'abari bamaze nabonye warabyanditse bakizaho n'ifoto y'itabi ariko irabura izi nkorano n'akazi kayo ngo ariko none se ntibavuga ko arwaye kanseri y'ibihaha biravugwa ariko nyine nanjye nagiye kuri XN nsanga aheruka kuvuga umwaka ushize ukaba haramutaye n'aba bandi benegezaga ngo ntazi aho bari igitiye muzajya mumenya ko iki gihugu imana yagisize amavuta ariko reka nkubwire ushaka kugira nabi kino gihugu guhema urabizi ngo ayima guhema umukecuru agahindukira akakureba agakira hasi agakandagira uswakima ndakubwiza ukuri urakenyuka uru Rwanda urwiyenzaho urakenyuka byanze bikunze nubwo waba uri hehe hose upfa kuba uri kuri iyi planet yitwa Earth bizakugeraho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ushatse rero washira baro hasi u Rwanda ukarureka ukaruvaho ukarutera n'isari ukaba prodigal son kandi abanyarwanda turababarira kagaruka mu Rwanda cyangwa se ukavuga uti ndayamanitse uwo niyigiregaho rwose ntabwo mushoboye lose the fight throw in the white towel naho bitari ibyo ngibyo uzakenyuka abatazi Jesquiza wa Mipango amazina ye yandi ni Wironja Kambare akitwa Kasuku ni umuntu ukoresha intambara ye arwanisha ibitutsi akavuma agahenera abavuga ko barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda agahenera abapfobya n'abakana genocide yakorewe abatutsi woni Jesquiza wa Mipango nyumvira niba hari publicité za saa moya n'igice niba ntaza dukomeza nk'umuntu wavumbuye inyandiko yatumye amakuru ya saa moya n'iminota 33 hano muri studio zacyo ikiganiro Zinduka kirakomeje hanyuma twavugaga ko igitero cyagabwe mu rugo rwa Jesquiza wa Mipango Kasuku Kambare Wironja umwana w'igikondo muri Kanzayire urumva yakigabweho muri leta ya Arizona abatuye hari muri Amerika ntabwo ari Kigali ese ibi bisobanuye iki bisobanuye ko abantu barwanya abapfobya n'abahakana genocide akora abatutsi bagomba gushakirwa babarinda ibi birababaje rero birababaje cyane ibi bintu uzi ko ari igitero cyo gucecekesha abantu ntabwo turi bifate mu buryo buri mama birakanga abandi bantu bavugaga ukuri bakubitaga